Mbanje kubasuhuza kuri mwe mwese mukurikiye King Rwanda TV, nizere ko aho muri hose mumeze bon kabisa. Nge rero uri kubona kuri microphone cyase uri kubona kuri kamera zanyu akaba ari MC Library cyase yanzu y'ibitabo. Ninge rero tugiye kujya tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi kabisa gatanu ku kandi ngiye kujya mbagezaho ibiganiro byinshi cyane. Gusa ikintu nababwira tutaratangira ibuka gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ikiganiro cyacu gisohoke ube mu bambere bo kukiyeba ndetse unadukunde unadushyigikire. Ikiganiro cyacu rero kuri King Rwanda TV tugiye kujya tubagezaho ibintu byinshi cyane, kuzamura talent cyane ku bana bo mu ntara kabisa, ku bantu mutabasha kunyarukirana i Kigali. Tugiye kuhababera wowe ufite ushaka ibintu byo kwamamaza, wowe ufite ibikorwa remezo ushaka kwamamaza, wowe ufite talent watugana hano munsi, turaza gupiningamo namba yacu haba ya WhatsApp ndetse na call kugira ngo tujye dukomeza tubane. Naravuga ibintu byinshi rero hano kuri channel yacu, ndetse bantu mufite ibikorwa byinshi cyane mushaka kwamamaza, haba iby'ubukwe ushaka ko tugukorera photograph, duhamagara hano namba yacu, turaza kuza kuyipininga cyase no muri comment watwandikira ukatubwira kugira ngo icyo ushaka tuba ari cyo tubagezaho, kuko hano umukiriya no umwami hano. Si nibyo gusa kandi kuko tugiye kujya tubazanya abatumirwa benshi bagiye batandukanye, Bruce Melody, ba The Ben, abastari bose kabisa. wopfa kujya muri comment ukatubwira ati MC nshaka uno muntu kabisa, nkahita mukugezaho hano rero kuri King Rwanda TV. Tuzajya tubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, aho tujya ku muhanda kabisa, tukajya kuri tele, tukajya kureba babana babuze kivugira, babana bafite talent gusa badafite ahantu bazimenyekanishiriza. Tugiye kugera tubageraho tubabereke kabisa abantu bo mu turere nka za Rwamagana, Kayonza ndetse na Ngoma. Turahababereye kabisa kuko namba yacu turaza kuyishyiraho. Ubwo niyo mvutuye muri utwo turere cyase niho haba ari Kigali, naho watubwira tukakugeraho kugira ngo tujye dukomeza tubane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero nge ndahababereye ndetse wanadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, TikTok, Facebook ndetse na YouTube, ahari King Rwanda TV kabisa. Ciao, nge ni MC Library cyangwa se yanzu y'ibitabo. Ciao, blessings over blessings, shout out and respect to others.